Abadamu b'abarokore b'abadeperi reka namwe rata mbihere message. Uyu munsi ndaganira n'abamama mbabaza nti se mama ubundi umugabo wawe iyo atashye avuye mu kazi umwakira gute? Ubundi uzakumbuza umugabo wawe bwa bwiza kubonana gakera ryari? Uzaba umukumbuza byagenze gute? None se muzi ngo yenda se zino ndangamirwa niki zikoresha kugira ngo zibatwarira abagabo? Nikize hari abatantina babazi cyabazanye inshuti yanjye bakwemeza koko bakakwereka mu bworo bw'ikirenge, bakwemeza kagutwara umugabo uri aho ngaho uri kuri TikTok, cyane ko hari n'abatantina baba banaturusha n'ubwiza, gasanga afite imiterere rwose idahuye n'iyawe, gasanga afite amaguru meza y'ibitesi, intege nziza, umugabo yazikubitamo ijisho rimwe kabiri gatatu akavuga ati ariko se ubundi uriya watwaye iki? Tinuri ariko twagerageza nta ribi, urumva yagerageza rero sasa mureke ubwo bwasama n'ubucucu bwo kumva ngo kuva nararugezemo. Warugezemo uko warugezemo wanaruvamo. Hello my beautiful people, nizere ko umeze neza, natwe aho turi tumeze neza, turashima Imana. N'abatameze neza mwese turabihanganisha, mwisi niko bimera. Uyu munsi ibintu bimeze neza ariko ejo ugasanga ntibimeze neza, uyu munsi ibintu babigenda ejo ugasanga ntibigenda, ariko abatameze neza mwese dukomeje kubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza kandi Imana iborohereze. Bayi ikaze rero, ngewe uri imbere yanyu ndi Miss Fanny. Bayi ikaze aho muherereye hose, abakunzi banjye mwese, abantu dusanzwe tuziranye mwese mbaye ikaze, n'abatanzi bagiye kumbona bwa mbere mwese mbahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze inshuti zanjye, abantu mwese muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda mwese mbahaye ikaze, abakunzi banjye bari mu bihugu bitandukanye za Burundi, Uganda, Tanzania mwese mbahaye ikaze, ntibagiwe n'abantu bari Malawi mwese mbahaye ikaze rwose, ndetse n'abakunzi banjye rero bari muri diaspora zitandukanye muri Amerika, i Burayi no muri Aziya mwese mwiyumvemo ikaze. Nongeye kubaha ikaze rero tubane na Miss Fanny. Uyu munsi nongeye nagarutse, ndashaka ko tuganira nk'ababyeyi, nk'abamama, nk'abagore mu rugo. Umugore mwiza ubundi aba ari ishusho nziza y'urugo, umugore mwiza aba ari umutima w'urugo, umugore mwiza mu rugo ntagira uko asa. Uyu munsi rero nongeye nagarutse ngo tuganire nk'abamama, turebe ese ni iki gituma mu rugo rwacu ushobora gusanga hahora zimwe mu ntambara zitera amakimbirane ahoraho mu rugo, hashobora kuvuka ibibazo hagati yawe n'umugabo wawe, bikaba byatuma umugabo afata decision yo kuba yakwimuka mu buriri akajya kurara mu kindi cyumba. Naje rero ngo uyu munsi tubiganireho, turebe biterwa n'iki, intandaro yabyo ni iyihe. Uyu munsi ndaganira n'abamama mbabaza nti se mama ubundi umugabo wawe iyo atashye avuye mu kazi umwakira gute? Umwakira gute yatashye avuye mu kazi? Se wibuka kumusuhuza n'umutima ukeye n'inseko nziza? Wibuka kumubaza uko yiriwe mu kazi? Wibuka kumubaza uko umunsi we wagenze? Cyangwa ahubwo waba yinjira mu nzu yanasuhuza ntumusubize? Reka mbibutse mwabagore mwe cyangwa se mwababyeyi mwe muze kumbabarira, byose ndabikoresha kuko nshobora kuvuga mwabyeyi mwe ugasanga hari umugore Imana itaracira inzira ngo abone urubyaro. Muze rero kumbabarira amazina ndi bukoreshe, ntawe nza kuba nubahutse. Reka nkwibutse yuko umugabo ntabwo ajya akunda urugo rutarimo keya, ntabwo umugabo ajya akunda urugo rurimo abantu bafunze amasura. Niyo kamere y'umugabo, tujye tubyakira uko biri, niyo kamere y'umugabo. Umugabo anezezwa no kwinjira mu rugo iwe abona hari inseko nziza, abona bamwishimiye, abona bamwakira. Ariko ntabwo umugabo yakwinjira mu rugo navuga ngo mwiriwe yumve n'abamwikiriza barikiriza banihira, ngo umugabo bizabe rimwe kabiri gatatu kane urwo rugo azarukunde cyangwa azarukumbure. Oya, rwose icyo kintu ni kimwe mu mpamvu zishobora gutuma mu rugo rwanyu hazamuka amakimbirane cyangwa se hazamuka kutumvikana. Ikindi cya kabiri
nshaka kuganira n'abagore bagenzi banjye cyangwa se ababyeyi bagenzi banjye. Kirazira kikaziririzwa mwa bagore mwe, kirazira kikaziririzwa gufata umugabo ukamuraza mu mashuka icyumweru utarahindura amashuka. Yego wenda twese ntago tuba dufite amashuka menshi yo guhora duhindura n'iki, ariko nshuti yanjye nubwo waba ufite ishuka imwe cyangwa se peri imwe, reka tubyite peri imwe, ushobora kuyifata ukayifura mu gitondo mubyutse, yenda nimugoroba ukaza kuyisasa, umugabo agasanga yashuka wayifuze, yanaryama kumva ubwo buriri burimo umuhumuro. Kirazira kikaziririzwa gufata umugabo ukamuraza mu ishuka idafuze. Ibyo nabyo biri mu bintu bishobora guhindura umutwe nako ibitekerezo n'umutima w'umugabo. Ikindi cya kabiri, mwa bagore mwe, ikintu cyitwa kugira isuku yo mu buriri ni ikintu n'Imana yihanisha. Abantu musenga cyane cyane abadamu mu byumba mu materaniro y'abagore, ibyo bintu murabizi neza. Ni kimwe mu bintu Imana yihanisha umwanda wo mu buriri. Ugasanga urabyutse, hari abantu nzi Imana yigeze kubwira ngo uzongera kubyuka mu buriri ntubusase, uzareba ibikubaho. Ukabona urabyutse vuguvugu uragiye. Reka tubyemere, ufite akazi ugomba kuzinduka ujyamo n'iki, ariko kora ibishoboka byose ugerageze utanguranwe n'umugabo ku buryo cya cyumba ari bukinjiremo cyarangije gukorwa, gisa neza, gifite fresheri, ari icyumba ibintu byose biri ku murongo. Kandi kabiri, iri fofete atansiyo kuvuga ngo ntabwo mbonye umwanya ndabwira umukozi wanjye aze kuhankorera. Umukozi wawe ahagukorera gute? Ahagukorera gute? Icyumba ni icyawe n'umugabo wawe, mu kukigirira isuku, ibyo ni ibyawe, ntago ari iby'umukozi. Izo ni inshingano z'umugore, ntago ari inshingano z'umukozi. Umukozi agiye kwinjira mu cyumba cyawe gute? Agiye kugusasira gute? Agiye kugufura amashuka yawe gute? Mwakoreho amabanga y'abashakanye. Ibyo bintu ntago bibaho, ni amafuti wa mugore we. Nimba uzi ko usanzwe ubikora, umenye ko ari amafuti. Gatatu, wa mugore we, kirazira kikaziririzwa guhora ugaburira umugabo, utegurira umugabo wawe ibiryo byatetswe n'umukozi. Nubwo waba ufite akazi kameze gute, ugombe wigomwe. Nimba ari gatatu mu cyumweru yashyizeho iyo minsi, yishyireho, ujye uvuga ngo ngomba no guhangana n'amasaha yo kuba nageze mu rugo nkaba ari ngiye gutegura ibiryo by'umugabo. Icyo kintu nacyo mujye mugikosora. Guhera ku wa mbere umukozi ategura, ategura. Jesus. Noneho hari n'abagore bagira defo, ugasanga yavuye mu kazi kare, yibereye harari kuri WhatsApp, yibereye harari kuri Instagram, ari kuri TikTok, dore ko TikTok isigaye yaradutwaye roho. Umukozi araho ari harafurufumba n'ibiki, yenda yirirwanya umwana, yagize gute, akazi kamubanya akazi, mwese murinzi yo mutaha taranakaraba, araho. Umugabo wawe nawe yaje yicaye muri saro, ari harabona ukoza bahitaho n'ibigute n'ibiki, abari buza gutegura. Mu byukuri nimba wageze mu rugo kare, kuba gira vuba ukora imirimo vuba, mugabo wawe asanga ibintu byose biri ku murongo. Fasha uwo mukozi, fasha uwo mwana ugufasha imirimo mu rugo, mufashe vuba, umugabo wawe asanga ibintu byose biri ku murongo. Icyo kintu rwose mwababyeyi mwe mugire gute, mu gikosore, ntabwo iyo ari ishusho nziza. Ikindi, nimba wiriwe mu rugo wa mumama we, nimba wiriwe mu rugo ugasanga wiriwe mu turimo dutandukanye, ibyo ndabyemera, ariko making sure ko amasaha umugabo wagerera mu rugo wamaze kwiyitaho, wamaze gukaraba, wisize usa neza, ubundi uzakumbuza umugabo wawe bwa bwiza kubonana gakera ryari. Uzaba umukumbuza byagenze gute? Nimba buri munsi, dufata urugero, yenda se mufite umubebe mutoya, ntago uri kubona uko ujya mu kazi, arataha buri munsi agasanga wirirwanye cya gikanzu cyo mu rugo, kimwe n'amashereka yagiyeho, uraho n'udutambaro mu mutwe n'ibifire, ubutunguru buranuka mu bitambaro, ibiki. Ibyo bintu ntago byatuma umugabo wagukumbura. Kandi ibyo bintu mujye mubyitaho, ni ibintu by'ingenzi. Abagabo banyurwa n'ibintu barebesha amaso yabo. Ntago abagabo batandukanye natwe bagore.
abagore twebwe tunyurwa n'ibintu biciye mu matwi yacu, biragenda bikadutwara roho pe, ariko umugabo we anyurwa n'ibyo yarebesheje amaso ye. Umugabo akururwa n'ibyo yarebesheje amaso ye, ntabwo umugabo akururwa n'ibinyuze mu matwi. Ibinyuze mu matwi biza ari inyongera y'ibyo yarebesheje amaso. Rero kumbuza umugabo wawe bya bihe byanyu bya kera, yongera abone kuri mwiza. Ikindi nubyara wongere wige kwiyitaho. Ntabwo iyo umuntu abyaye bivuga ngo birarangiye, ngiye kwicara arangandare, birarangiye ndi uwo konsa umwana. Abagabo benshi mwabagore mwe babarega kutiyitaho, babarega kubageza mu ngo, mwarangiza mukagenda mugahita mwifata uko mushaka, ntimwongere kwiyitaho. Icyo kintu mwicare mu gikosore. Hari nk'umupapa utinda no gutavuga ati umugore ubundi se ndatangiye he. Hari n'abapapa babirebera abandi bagore uburyo bakeye bari utuminyoni n'ibiki n'ibiki bikamucumuza. Mwige kugira gute, mwige kwiyitaho. Ntabwo kwiyitaho bisaba ibintu byinshi. Nimba wabyaye ukabona umubiri watangiye gufufumanga n'iki kubera yenda ibyo bikoma n'iki kugira ngo n'amashereka, jya muri ka siporo, kora siporo, umubiri wongere ubutunganye ugarure ku murongo. Nimba ubizi neza ko umugabo wawe agukunda, uri minyone, uri maneke, gerageza wongere usubire ku buminyone bwawe. Sibyo? Gerageza wongere usubire ku buminyone bwawe. Nimba ubizi ko agukunda iri ikibaju sava, ariko nabyo bigirira isuku. Wiyiteho mu bubaju bwawe, wiyitaho kubona usa neza. Nataha nimugoroba mu rugo ahasanga urasa neza. Nimba ubizi neza ko yikundira kubona umugore wambaye utwenda tugufi, why not tutatwambara? Nimba mufite abana bakuru sava, ushobora no kukambara ukagakenyeraho agasharupe ariko wajya mu cyumba ukanagakuramo. None se muzi ngo yenda se zino ndangamirwa n'iki zikoresha kugira ngo zibatwarire abagabo? Nikizi? Nta kindi. Ntabwo ndi mukuru cyane, ariko numva abanduta bavuga yuko ngo umuhanga wo kubaka urugo yigira nk'indaya. Yigira nk'indaya kugira ngo urugo rwe rwubake neza. Be trying. Nimba umugore mugenzi wakubwiye ati ngewe nkora gutya na gutya kandi nkabona umugabo wanjye nta kibazo biramunyuze, nawe trying. Be trying, ariko ugira ukuntu wigaragaza imbere y'umugabo wawe kandi byiza, bituma ahora gutekerezaho, bituma agira inyota yo gutaha. Atavuga ati uyu munsi umugore wanjye ndasanga sate, ndasanga yambaye gute. Byo ni ibintu byose bishobora gutuma umugabo wawe umurogesha iki se? Umurogesha ibyo ngibyo umwanya w'abandi birwa bavuga ngo uriya mugore ngo yahaye inzaratsi. Izo nizo nzaratsi za mbere zibaho mu rugo sheri, nizo nzaratsi za mbere zibaho mu rugo. Ntabwo inzaratsi ari kugenda kwahira, ntibazababeshye, ntuzakore n'iryo kosa. Ushobora kujya gushaka iyo miti ugasanga uramugagaje ngo wari uriho ngo ushaka ngo igikundiro ngo yo kugira umugabo we ntazaguca inyuma n'iki. Iyiteho. Ikindi wite ku mugabo wawe, urebe ko uwo mugabo wawe azagenda. Nagenda uzamenye ko ariyo ngeso yiwe, ari nayo kamere yiwe, ariko umugabo wahawe keya ntabwo ajya apfa kugira gute, ntabwo ajya apfa kugenda. Hari indi defo rero nshaka ko tuganiraho nk'abagore. Defo yanyu nk'abagore mugira kwicara hari ibintu byose umukozi bikagera naho wowe uri hariya uri kuri WhatsApp, umukozi akaba ari we wita ku bintu byaho ngaho byose mu rugo, icyumweru kikarangira 2-3. Ujye umenya kuko ibyo bintu uri kubyikora, umugabo wawe ariko aragenda areba wa mukozi amarangamutima akagera gute, akaza. Bitewe n'iki? Ni wabona umwitayeho, ni wabona umuhakeya. Wowe ntabyo ukora, nta bushake ufite bwo kwita ku mugabo wawe. Icyo gihe rero uzi ikintu kikubaho wa mugore we. Icyo gihe ushiduka wa mugabo wawe asigaye aryamana n'iki na wa mukozi, kubera ko nyine yamugire santimara areba uburyo amwitaho. Amasogisi arabaza amasogisi ati hamagara tantine akurangira ahantu yashyize. Tantine kashinzwe yenda kufura, ashinzwe no kumekinga sure ibintu by'umutware wawe aho bibikwa. Ate se box zanjye ko ntazireba ziri heheze, ati hamagara tantine azazi. Tantine ashinzwe kubifura, ntagashinzwe kubibika. Ati seti amashati yanjye ko mbona dateye pesa, ati hamagara tantine akurangira ya yanda ateye pesa. Ibintu byose ni tantine. Tantine for what?
tantine mu biki mu rugo rwawe wa mugore nimba yaraje kubaka uziki kuzanye tantine mu biki tantine ntago ari uzakubakira naho ngaho rero bihera mugabo akabona ibintu byose ndi tantine kandi yareba agasanga tantine koko yabikoze yabishyize ku murongo hari n'abatantine rero nshuti yanjye nabo baba bazi icyabazanye hari abatantine baba bazi icyabazanye nshuti yanjye bakwemeza koko bakakwereka mu bworo bw'ikirenge bakwemeza kagutwara umugabo uri aho ngaho uri kuri TikTok akagutwara umugabo uri aho ngaho wicaye mu ntebe za 500 nguzi ngo niko bubaka urugo tantine akaza gutegura ameza nawe yabyambariye uri kumva cyane ko hari n'abatantine baba banaturusha n'ubwiza gasanga afite imiterere rwose idahuye n'iyawe gasanga afite amaguru meza y'ibitesi intege nziza mugabo yazikubitamo ijisho rimwe kabiri gatatu akavuga ati ariko se ubundi uriya watwaye iki tinuri ariko twagerageza nta ribi urumva yagerageza rero sasa kugira ngo azaveyo bikabiki bikaba intambara ugasanga kwami n'abatantine bararyoha mwa abagore bararyoha nshuti zanjye n'abatantine bararyoha mureke ubwo bwasama n'ubucucu bwo kumva ngo kuva nararugezemo warugezemo uko warugezemo wanaruvamo ngahibaze rero kugira ngo uruvemo tantine agire gute abusimbure ico kintu rwose mujye mwicara mu gitekerezeho abagore muteye gutyo mwikosore ikindi abagore muhorana imishiha idashira mwikosore nshuti yanjye rugo ntago rwubakwa n'imishiha rugo ntago rwubakwa no kwibyimbya ntago wakwibyimbya imbere y'umugabo rimwe kabiri gatatu yombo ngo zabezuwe yakumenya agongera azikumenyere si ntago bishoboka buriya muri character zose zibaho abagabo n'abana beza rimwe na rimwe ariko nabo bagira ntabwo bagira kwihangana kugize gute kurambye rero kumva ngo nimba ngo twarasezeranye se bangahe basezeranye kandi bakaruha kuba warasezeranye ntabwo byatuma utaruha ariko hari n'umuruho umuntu yizanira hari umuruho umuntu yikururira ikindi abadamu b'abarokore b'abadeperi reka namwe rata mbihere message yego yenda abatware banyu ntacyo ndi bubavugeho cyane ariko nabo turabazi bajya bararikira abadamu cyangwa abakobwa biyambariye twenda nyine yenda se twiza tugezweho cyane iki kuba twiza tugezweho nta kindi mbivugiye hari abagabo banyu bareba intege z'umugore bakazifuza kandi atari uko nawe wabikora ngo unanirwe kukwifuza mujye mugerageza muhe ibyo abagabo banyu bashaka simvuze ngo mubyambare ku karubanda ariko nimba uzi kabikunda ntabwo numva impamvu utabimukorera nimba uzi kabikunda ukabubona ntacyo bibangamyeho aho mu rugo wabimukorera kuwambara uwo mwenda nta kintu bitwaye imbere y'umugabo wawe nuwo mwashakanye ntago ari wagiye gukodesha ntago ari uwo wagiye kugura ku kiranguzo nuwo mwashakanye mwasezeranye kumunezereza amaso kuba akubona wambaye umwenda mutoya ntacyo bitwaye mu gihe ntacyo byisheho mu rugo rwanyu cyangwa ntacyo bibangamye kuko turabaza abagabo benshi baturuka aho hantu navuze turabazi rwose turabazi nabo tujya tuganira kubwira ati pe turi aba barokore cyangwa turi ariko mbona ntacyo byaba bitwaye umugore wanjye yanyambariye uwo mwenda mugufi cyangwa se ku kajipo kagufi mbona nta kintu bitwaye hagati yanjye nawe ariko nyine ugasanga mwebwe mwafunze umutwe n'iki ntago ari ukubavogera ariko icyo kintu muzagitekerezeho murakoze mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu kandi rwose ndabakunda aho muherereye hose amahoro y'Imana agomeze abane namwe bye